ndabasubuje cyane kandi ndabakiriye mu kiganiro CNM podcast itwa Vitali Muvunyi. Uyu munsi ni ku cyumweru ni tariki 6 z'ukwezi kwa kane. Abanyarwanda benshi mu kwezi kwa kane bagira umwanya wo kongera gutekereza kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Nubwo itariki nyayo yo gutangiraho icyunamo ari tariki 7 z'ukwa kane, twategereje ko uyu munsi tariki 6 nubwo wenda mu buryo bw'igihugu cyose muri rusange bizatangira ejo, bitatuza gukora ikiganiro kigaruka ku mateka yacu kandi tukanatangira ikiganiro twihanganisha abanyarwanda bose, ariko cyane cyane bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Tubabwira ngo mukomere, tubabwira ngo mwihangane, tubabwira ngo turi kumwe. Uyu munsi nkuko narimaze kubivuga, twahisemo ko tuza kuganira ku mateka yacu. Twahisemo ko tuza kuganira ku gitabo cyitwa Wait Under the Rainbow, in a thoughtful silent battle to heal Rwanda. Ni igitabo cyanditswe n'umwanditsi Akariza Loretta Lee, agaruka cyane cyane ku ngaruka za jenoside ku bana bavutse nyuma ya jenoside. Igitabo kirimo ubutumwa bukomeye, kubera ko abenshi iyo batekereza kuri jenoside yakorewe Abatutsi no kubiganiraho, akenshi usanga abantu babiganira ari abantu bavutse mu gihe cya jenoside cyangwa mbere yayo, ariko ugasanga abakuze ntabwo bibuka ko hari ingaruka zishobora kuba zarabaye no ku bana bavutse nyuma yayo, cyane cyane wenda ko muri biriya bihe by'intambara yabanjije jenoside na jenoside nyirizina byari bihe bitoroshye mu mibereho y'abanyarwanda. Noneho umwana wavutse muri ku ngoma cyangwa kuri leta y'ubumwe, bakumva nta kintu na kimwe kimubangamiye, ibintu byose bimeze neza, arajya ku ishuri arakora ibyo agomba gukora byose, akumva rero ko kubera ko ntawe umubuza ubundi burenganzira bwose, mu by'ukuri nta n'umutwaro yakabaye agira, nta ngaruka zakabaye zimugeraho. Ariko umuntu tugiye kuba tuganira uyu munsi, uretse ko ari n'umwanditsi, ni n'umuntu uganira n'uru rubyiruko, ndetse ni n'umuntu umwe mu bagize urwo rubyiruko. Yabivuye umuzi, asobanura uburyo habaho mu cyiciro cy'icyongereza umuntu yakwita transgenerational trauma, cyangwa sinzi ko ni ijambo narita mu Kinyarwanda, ariko nko guhererekanya gukomereka cyangwa ibikomere. Ndibaza ko ari buze kudukosora akaduhereza amagambo meza asobanutse. Nakomeje kumuvuga mutamureba, reka noneho mubereke, mwakire. Karibu cyane Anneli. Cyane. Nishimiye cyane ko ubanye natwe uyu munsi. Murakoze. Urabizi ko twari tumaze igihe kinini cyane tubitegereje. So Imana ishimwe ko yadushoboje tukaba tugiye kuganira. Igitabo cyawe Wait Under the Rainbow, kuva ngisomye none narabikubwiye, naragikunze. Mbaza kugisoma ngitiye inshuti yacu duhuriyeho, ariko nyuma numva ko nkwiye kugisoma noneho nkiguriye, ndakigura, urangije uranakinsinyira, wandikaho ngo this is dedicated to Vitali Muvunyi, don't get wait under the rainbow. Urakoze cyane. Tujya ngo tuganire ku gitabo cyawe. Mu Kinyarwanda muragerekerereje icyo umutwe w'igitabo cyangwa inyito y'igitabo cyawe yavuga ngo ni nko gukonja munsi y'umukororombya, cyangwa gutoha uri munsi y'umukororombya. Nagerageje gutekereza icyo byaba bisobanuye nkanjye, kuko sije ntabwo ndi artiste kandi sinanjye wacyanditse. Bongeye kubwira icyo ntekereza bisobanuye, numve niba ari byo nawe watekerezaga, cyangwa se unatubwire mu kuri icyo iyi nyito isobanuye. Ngira natekereje mvuga ngo ibyo byose iyo haje umukororombya uvuga ngo nta mvura ikiguye, so nimugire ikibazo, ibintu byose biza kumera neza. Kubizera Imana, murabizi ko umukororombya watanzwe bwa mbere ku gihe cya Nowa. Imana ivuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. So umukororombya ushatse nko gusobanura ibyiringiro. None ukibaza ukuntu abantu bakonje cyangwa batose, bindi imvura ikora, kandi bari no munsi y'umukororombya. Nge rero nsomye content ziri mu gitabo, ndatekereza ndavuga nti wasanga ari uko iyi generation wanditseho cyangwa aba bana ururungano wanditseho
ari abana bavukiye munsi y'umukororombya, bavutse nta bibazo by'umutekano bigihari, bavutse nta macakubiri akiri mu gihugu cyacu, ariko n'ubundi bakaba bafitemo ku gukonja cyangwa ku gutoha, hari ukunyagirwa nubwo hari umukororombya. Sinzi nagira ngo umbwire niba ikizamini ngitsinzwe burundu cyangwa niba nagerageje, unatubwire icyo biba bisobanuye. Wagerageje cyane. Nuko warusoje uvuga ngo bari kunyagirwa, kandi gutoha gutandukanye no kunyagirwa. Ubu ushobora kuba waranyagiwe ejo ukahita wumuka, ariko ushobora no kunyagirwa ejo ukamara umwaka ugitose. Ndi kubivuga ariko muri ibi turi kuvuga by'ibikomere. Impamvu navuze ngo kutota munsi y'umukororombya nibyo koko ibyo wari gusobanura nibyo. Umukororombya nanjye nasanze ari ikimenyetso cy'icyizere, cy'ibyiringiro, cy'ihumure, ariko noneho wakumva umuntu utose munsi yawo ntubyumve neza. Rero njya kwandika kuri iri hererekanwa ry'ibikomere, niko baryita, transgenerational trauma, rijya kuva mu babyeyi bijya mu babyiruka. Ni ikintu ntakuze numvaho cyane. Ni ikintu kitari gikunzwe kuvuga mu myaka ya kera, kuva muri myaka nk'icumi ishize ntabwo twese twari tubizi ko binabaho. Ugatekereza ko iryo jwi ry'abo bantu bakonje bari munsi y'umukororombya ritazigera rinumvikana cyane. Bashobora nabo kuzisanga bari gukomeza guhererekanya ubwo bukonje buri kubagendamo, kandi nyamara umukororombya uhari, icyizere gihari, ariko kube byose kubera ko ryahuye ritari kugaragara, rigakomeza kwica isoka. Navuga rero nta kundi kuntu biri butume ari ababyeyi ari abana bari busome kino gitabo ngo wumve ko ari ikibazo. Yari imeze nka larme iri kuvuga, ivuga ati tubyiteho twese tubihagurukire, kuko hari munsi yanditseho in a thoughtful silent battle to heal Rwanda, intambara icecetse yo gukira, yo kuvura u Rwanda. Natekerezaga ko bahora bavuga ngo urubyiruko ni u Rwanda rw'ejo, ni u Rwanda rw'ejo, ariko ntekereza ko ari u Rwanda rw'uyu munsi, wenda ruzaba urw'ejo ruri kurera, ariko n'ubu ni u Rwanda. Nkavuga rero niba bari muri iyo ntambara icecetse batari kuvuga, batari kwivugira ubwabo, wenda n'abakuru si uko batari kubibona, ahubwo nuko hari ibindi bibazo bikomeye byo gukomeza gufata uwo mukororombya ngo ugumeho, biri kurwanwa. Nkavuga ati reka nshyireho iyi titire imeze gutya kugira ngo igaragaze ko ari ikibazo, atari kugira ngo imitima ikoke, ahubwo kugira ngo tugishakirwe umuti. Kuko navugaga ati niba nakandura ibikomere mbikuye ku babyeyi, nanabyanduza abana banjye, kandi si rwo Rwanda dushaka kurera. Yego. Wow. Icyerekezo cyiza cyane kabisa. Nangwa atarinjira mu bigize igitabo, abantu bashobora kugira amatsiko, bashobora kwibaza mu kanya ibyo navuze, bakavuga ati bishobora kuba bidashoboka, nta kuntu Akariza yaba yarabaye umwanditsi niba koko yaravutse muri iyo generasiyo Muvunyi amaze kuvuga, y'abana bavutse nyuma ya jenoside, ariko umwanditsi. So nagira ngo udusangizaho gatoya ku rugendo rwawe rwo guhinduka umwanditsi. Wandika bwa mbere igitabo nicyo watangiriyeho, se wenda watangiriye ku zindi nyandiko zitari igitabo, uza no kujya ku gitabo, cyangwa se igitabo nicyo watangiriyeho, ese nicyo wandika ibitabo byonyine cyangwa wandika n'ibindi bintu, use nk'udufasha kukumenya. Okay. Mbere yo guhinduka umwanditsi nari umusomyi. Ntabwo nibuka neza igihe, ariko kuva mu myaka mito cyane nakundaga gusoma, niyo byaba ari amatangazo, niyo byaba ari ibyapa, gusa nkumva birankuriye gusoma, kuko byatumaga ubwenge bwanjye bwose bujya kuri icyo kintu. Uko nakomeje gukura, nakomeje kubikunda, ndanabyiga, numvaga ari byo bintu nshaka, niga literature mbishaka cyane kugira ngo nkomeze nsome, ariko ukomeza gusoma niko nawe ugira ibitekerezo byo kwandika. Wamaze kureba uko abandi bandika, wamaze kumenya ibintu byinshi bitandukanye, kuko mu kwandika mbona harimo ibintu byinshi, kuko urumva bandika ama histoire menshi atandukanye, kuko nka transgenerational trauma no mu Bayahudi yabayemo cyane, nabo jenoside yabirangiye, nabwo narayisomye icyo gihe, ariko kwandika nandikaga ibintu bisanzwe, udutabo dutoya, ntekereza ko ari n'ibitabo, kuko icyo gihe nabaga ndi muto, amapoeme, imivugo itandukanye, ntibibe n'ibyanjye, bakaba bavuga ati wanyandikiye umuvugo uvuga kuri iki, ko ari insanganyamatsiko, ari competition, ntabwo numva ko ari ibintu byakora.
ariko ntangira kwandika kino gitabo ngira ngo bagisomye barabibonye cyari kimeze nka agenda y'umuntu uri kwandika. Narandikaga n'ibindi byose bikarangira ndibuka ko ntumvaga ko cyaba igitabo, ariko nakiza ko cyo cyambere natangiye mvuga ngo kanandike ubu buzima bw'uyu muntu buzavamo igitabo. Nakiza ko ari cyo gitabo cyambere nanditse mbishyize umutima mvuga ngo ni igitabo noneho kandi kizasohoka kuko ari igitabo, ntabwo kizasohoka mu nkuru kuko nacyanditse kiri mu ikaye. Nari nkiri kwiga muri secondaire icyo gihe, nta mashini zari zihari nubwo naje kuyibura nyuma, ariko nkavuga ati ndi kwandika ubuzima bw'uyu mwana nisimbuje mu cyimbo cye ngo ngerageze kumva ubuzima kuko uba ureba ubana n'abantu batandukanye. Ibyo nari narabibonye, nari naramaze kwanariza ko hari ikintu kiduhurije hamwe nka generasiyo yacu cyo kutavuga ibiri imbere tukavuga ibiri hejuru, ariko nshaka kumenya ibiri imbere ari ibiki. Ni ibiki bituma bamwe bahunga amateka yabo, ni ibiki bituma bamwe biyegereza amateka y'ababyeyi babo, ugasanga binabakora ku mutima bidasanzwe. Ntangira nisimbuje muri uyu mwana witwa Cyusa, ndandika paka igitabo cyuzuye. Ntekereza ko iki gitabo cya mbere nanditse. Hanyuma mwanditse ikihe kindi? Ndakiza ariko ndagira ngo ukibwire abadukurikiye. Kiriya ntabwo ari cyo nahise nandika, nakomeje nyuma y'iki nahise nandika ikindi, iki ndakireka nkanabona kirakomeye giteyemo ubwoba gusobanura ibyo bintu. Numvaga bashobora no kunsaba ibimenyetso batizana abo bana kuko waragisomye wabonye ko ari mu ngeri z'abana batandukanye. Nkavuga ati ndumva niteguye gutunga urutoki ngo mvuge ngo nuriya kuko n'abantu batamenyaga ko ndi no kubareba mu buzima bwabo uko babayeho. Nandika ibindi nka bibiri, ahubwo bigeze hagati kubera ko kino gitabo n'ubundi cyatumye hari abantu benshi tuganira, urubyiruko n'ababyeyi. Nkuramo icya kabiri aricyo Rebounce, uruhererekane rw'ubudaheranwa, kuko nakomezaga kumva bansobanurira ngo ibyo wanditse nibyo koko mfite ihungabana, ntabwo nari mbizi narabimenye, nibyo koko buri wese akambwira nibyo koko, umubyeyi akambwira uko nabibonye ko umwana wanjye arifite kandi ari kuri njye. Uko bakomezaga kubimbwira ahubwo nibwo nakoragamo, navuga ko ari nk'inkuru y'ubudaheranwa kuko buri wese yabimbwiraga, ntabwo yabimbwiraga aryamye, ntawe wabimbwiye yaraheze kwa muganga, buri wese yabimbwiraga ambwira n'ukuntu yese abivamo. Nkavuga hari ikinono kidasanzwe kiri kuvamo. Nyuma y'uko ngewe aho nari kiragiye nabonaga ibikomere cyane, ariko hari ubudaheranwa budasanzwe noneho buri kuva mu babyeyi bujya mu rubyiruko no mu bana babo, bwo kwanga kuryama, bwo kwanga gukomeza kurwara, n'impamvu ibyo bikomere bitagaragara ngo tubone niba ari abari mu biyobyabwenge cyangwa abari mu bindi bagaragaye cyane ko ari ibikomere. Ni uko harimo abarwanye cyane bari mu budaheranwa bituma iyo resistance ituma bitagaragara. Ndavuga hari abari barakomeje kumenya nk'umunyabikomere bande bakavuga ati Lorette y'ibikomere, Lorette dusobanurira kuri transgenerational trauma. Ndavuga ati ubu noneho nabibabwira yuko nyuma navuga nk'ubushakashatsi kuri iki ngiki nabonyemo igisubizo gitandukanye n'ibyo nari ndi gushaka bwa mbere. Ndavuga mbere yuko ibyo byose bibiri nari nanditse biba, reka noneho mbanze mbabwire kuri ubu budaheranwa turi guhererekanya, umwe agahereza undi bitewe n'uko amubona arwaye akanga kuryama, ubwo akabyuka akajya mu kazi. Umwana akavuga ati niko burya bimera, ntawe uryama ngo asinzire, umuntu agomba gukora agatera imbere, niba nsanze kigeze aha ngaha nijya uzagikomeza. Ndavuga Rebounce niyo igomba gukomeza. Yego. So nuvuga ngo imaze gusohoka ni bibiri. Yego. Rebounce ni Wet Under the Rainbow, ariko hari n'ibindi bibiri biri mu nzira bigiye kuza. Yego. Okay. Wenda ntarakomeza ikibazo nukura kukibaza mu minota ya nyuma tuza kubyuka tongera tubibaze, ariko uwashaka kubisoma abikura hehe, biboneka hehe? Yabikura muri Caritas, ku rwibutso birahari, ku kibuga cy'indege no mu Kirezi birahari. Yego. Okay. Na online birahari ku baba batari hafi yaho hose, kuko ntekereza ko muri Caritas ari Kigali ni Huye gusa, ko waba ari kure yaho kuri Amazon n'izindi platform zose zicuruza ibitabo biriho. Kamubwire observation imwe, ngira ngo urabizi ko igitabo twagikozeho
twagikozeho book review yego noneho turimo tugikoraho nari kumwe n'abandi bajene bandi basore babiri, umwe no muri generation yawe ni n'uwo mu yanjye bombi bafite aho bahuriye n'inkuru ya Cyusa. Noneho umwe mu bari basomye ntabwo yarasomye amazina yawe, yasomye inkuru agira ngo cyanditswe n'umugabo. Noneho nyuma nje kumubwira nti uyu mukobwa ni umuhanga mu gusoma, mu kwandika, arambwira ati cyanditswe n'umukobwa. Ariko icyarimo cyantangaje cyane cyangwa gitangaje cyane nuko wenda ku muntu utajya agira aho ahurira no kwandika ashobora kutabyumva, ariko nyamfasha abanditsi, njye ntabwo ndasohora igitabo cyanjye, nyamfasha barimo kwandika. Kimwe mu bintu bigoye nk'iyo urimo gufasha umukobwa kwandika inkuru ye, kubera ko bigusaba kuza kwishyira mu mwanya we ngo ugire feelings za feelinga, kandi wowe uri umuhungu we n'umukobwa usobanura inkuru nk'uko wayisobanura muri iyo genre niba ariko nahita, cyangwa urumva nkanya niba ndi umuhungu isi imenyereye cyane n'iy'abahungu. Iyo umukobwa yanditse paragraphe rero wenda akakubwira ati mfasha kuyisobanura ushaka kugira ngo ugaragaze neza uko yiyumvaga cyangwa message ashaka gutanga, hari ubwo bikugora. Yari umuhungu mugenzi wawe yoroshye guhita wishyira mu mwanya wo kumva uko yiyumva. So ubuhanga butangaje cyane muri iki gitabo ni ukuntu wanditse ku nkuru ya Cyusa umuhungu, kandi wowe umukobwa, ariko umuntu w'umuhungu akaba yasoma igitabo kuva gitangiye kujya akirangije ntabone ko cyanditswe n'umukobwa. Nyine ubwo bushobozi bwo kureflectinga isi y'abahungu y'abagabo noneho umuhungu mungana n'ubuhanga butangaje. So nakwiye ingofero kabisa. Murakoze cyane. So ndagira ngo noneho dutangire muri content z'igitabo. Nkuko twaze tubivuga twakomeje kubisubiramo, igitabo kivuga ku nkuru ya Cyusa. Ariko nagira ngo wenda ufashe abadukurikiye ubahe isura. Cyusa ninde, umuryango umeze gute, ubahe nk'iyo stage, ubaheze iyo set. Cyusa ninde, ari hehe, ari kumwe n'andi, afite mushiki we witwa nde, mama we bimeze bite, noneho tuze guheramo dukomeza n'inkuru n'amasomo. Bitumye mpita nibaza niba Cyusa atarakuze, kuko igihe cyandikiwe imyaka ingahe ishize kandi ntagira avuga igihe yavukiye n'uwo ari we. Bitumye nibaza niba atajya akura. Yarakuze ubu ngubu. Uko biri kose. Utumye ntekereza ko biragoye koko kwihindura umuhungu, ukandika nk'umuhungu, ariko bigoye cyane kwisimbuza muri bari abantu bose bafite ubuzima butandukanye, bose ukabumva kandi ukabumva kimwe. Ni nabyo binagoye, kuko umuhungu buriya wakongera ugasoma ugasubiramo ukongera ugasoma ati ahangaha harimo ubukobwa bwinshi, ugasiba ukongera ugatangira. Ariko bari abantu bose batandukanye, ubuzima byuzuye, kandi buri wese numvaga ndi kumwumva mu ruhande rwe. Wenda Cyusa niwe wari kwandika inkuru yose yayivugaga mu maso yiwe yuko abibona, ako ngiye ndi kubandika kugira ngo mbashe kubihuza byose. Ni abantu bagera muri 5, ntago ari ubundi buhanga, ariko bisaba umutima ukomeye cyane. N'icyo gihe umuntu yabaga akiri umwana, kubasha kwisimbuza muri abana mungana mudahuje, kuko nta buzima bwanjye burimo ahangaha, nta n'umwe twakuze kimwe, nkivana mu bwanjye nkajya mu bwabara bose, nkeka ko ibyo byari bigoye. Yego. Ako Cyusa ni umuhungu wavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, uvukaga mu muryango w'abana 2, ufite mama we na papa we, ariko bose bararokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Papa we w'umuganga, ndumva ndabanyivuze cyose, nuko ndamvuze ubuzima bw'umuntu umwe. Yego. Mama we nawe babana. Byari urugendo rwe rwo kugira ngo amenye umwana w'umunyarwanda uri mu Rwanda, amenya ryari amateka yiwe, ni ryari ababyeyi be babohoka kumuganiriza ngo mubwire ibyababayeho. Ese barabibasha, ese barabiceceka, ese abimenya abishaka ku rw'uruhe rwego, ese gukura ari umwana wo mu barokotse Jenoside nta miryango abona, yagera noneho hari abandi bana agasanga bafite imiryango, bimusigamo iki, ni ikihe cyuhakurana. Harimo urupfu rwa papa wa Cyusa nyuma y'uko akuze. Abantu bose babaga bari kumbwira ati biriya ntabwo byari bikwiriye yuko papa wapfa, bari kumugumizaho. Ariko njye nari ndi gutekereza ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo hahise haba amahoro yuzuye ngo abantu barekere no gupfa. Aksida zarakomeje, indwara zirakomeza, n'ubu ziracyariho, ntabwo ibibazo byashize. Iyo yarahagaze ni nabyiza, ariko urugendo rwo kwiyubaka rurakomeza. Muri urwo rugendo rero harimo ibindi bibazo.
ibyo bibazo rero byazaga byongera ku bindi umuntu yabaga afite, byabaga ari ibindi bindi. Urumva yabuze papa we nta n'undi muryango afite, kandi koko ni benshi muri ruriya rugendo bagiye babura ababo kandi bari bararokotse ari n'abana. Ibyo byose byatumye ari umuntu ukurana inshingano zitangana n'imyaka ye muri icyo gihe, ndetse akorana n'ibikomere atigeze amenya, kuko we yabagamo ubuzima bwo gushimisha ababyeyi biwe. Yibagirwa n'inzozi ze, ariko akajyana mushiki we nawe ufite ubundi buzima bwo kurwana no kutemera aho ava, reka mvuge gutyo, adakunze ahari na gato, w'inzozi ze ari kuba mu mahanga. We yumvaga ko ari kure y'abo bantu bafite ibibazo, yababonagamo ibibazo gusa, kandi akumva ari umuntu ukwiriye ibyishimo bidasanzwe. Ari nayo mpamvu yavugaga ati icyo ashoboka cyose nagikora, nkiga nkatsinda, ariko nkava mu Rwanda. Byanshimisha kutibona mu Rwanda rukiri no kwiyubaka, kuko nkeka ko generasiyo yavutse nyuma ya jenoside yakuze u Rwanda ruri kwiyubaka, kandi kuko umuvuduko ari mwinshi, umwanya w'abantu ari mutoya, uwo kubasobanurira ari mutoya, uwo kubaba hafi, reka mvuge mu buryo bw'amarangamutima nawe ari muto. Hasabwa ko umuntu nawe yiremamo bwa budaheranwa. Ubwo rero n'abandi bose biganaga nawe ko ari 3 basigaye badahuje n'amateka na gato, kuko baturukaga mu miryango itari iri mu Rwanda, ariko nabo bafite ibindi bibazo byabo by'ubukene n'ibindi. Imiryango yakoze jenoside yakorewe Abatutsi nabo bafite ibibazo by'ikimwaro, bafite ibibazo by'agahinda kenshi cyane nabo, kuko nabo babaga barisanze gutyo, kandi bose abo bana bagomba kubana. Hakaba n'abandi baba bafite ababyeyi, umwe yarokotse jenoside, undi aturuka mu muryango w'abayikoze. Ubwabo harimo amakimbirane akomeye, kandi ibyo byose biri buze kugaruka kuri wa mwana bari kurera. Umwana uri bugaruka akaba muri sosiyete irimo babana bose batandukanyije amateka, kandi bagomba kubana bakanabana neza. Ni nkeka ko ari icyo kiri muri iki gitabo cyose, ni cyusa uwo mwana umwe uri kureba abandi bose akabavugaho. Urakoze cyane, duhaye ishusho ngari rwose ibikubiyemo, ari nayo turi bushingireho twibaza ibibazo. Ntarajya ku rundi ruhande nashaka kubazaho, nibutse ngewe ngitekereza, maze kugisoma ntekereje uburyo bwiza bwo kugikoraho review. Naratekereje ndavuga si byiza ko nihutira kuvuga ngo mbwira abantu inkuru ya Cyusa gusa. Ndavuga ni gute noneho nahuza iyi nkuru ya Cyusa isa nkaho ubundi iri what they call it, iri mu itari inkuru yabayeho, nayo n'ubuzima bw'abantu babayeho ubwo buzima. No kugira ngo tunashyire test igitabo cyawe tugishyire ku gipimo turebe koko n'ibyo banditse biri reflecting mu buzima bw'abantu. So mpamvu nakubwira nahamagaye abantu babiri bafite aho bahurira n'ubu buzima, kugira ngo tubumve ye kuba inkuru ya Cyusa gusa. Umuntu atekereje akandika n'ubwishingiye ku nkuru z'ukuri ku bintu bibaho, ariko noneho tubivome mu buzima bw'abantu bariho uyu munsi. Ikintu gitangaje rero ni ukuntu nagiye mbona similarities, nagiye mbona ibintu bihuza ibyo wandika mu gitabo koko n'ubuzima bwa nyabwo. Mu yandi magambo nagukoreye research, ngomba kuzanyishyura. Narakoze cyane. Narabe mu hantu hantangaje ni ukuntu nabajije bamwe mu nari natumiye, mbabaza nti Cyusa arakura, bakajya bamubwira ngo ibi nibi amaso ye cyangwa iki birasa n'ibya bene wabo bitabye Imana bapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho ugahita wibaza, iyo babibwiye umuntu abitekereza ate, abyumva ate, abyakira ate, abitekerezaho iki? Muri icyo gihe umubyeyi akureba mu maso akakubwira ngo ndakureba ukanyibutsa, cyangwa se nasi n'umubyeyi n'undi muntu akakubwira ati ndakureba ukanyibutsa runaka, mukuru wanjye se ari we so wanyu, cyangwa se musaza wanjye ari we nyokorome, wowe nk'umwana uhita wiyumva gute? Bimwe bintu nagiye mbabaza. So ibintu bitangaje muri gitabo n'ukuntu ureflecting cyangwa ugaragaza amarangamutima kuko n'ubuzima bwa nyabwo bw'aba bana. Bamwe muri bo bagiye bambwira ukuntu biyumva, kuko ngasanga ibyo ngibyo ko babwiraga Cyusa niko na bamwe mu bo twarimo tuganira icyo gihe kuko bagiye bababwira. Noneho nkababaza mwiyumvise gute, ugasanga nibyo koko bigaragara muri gitabo. So ngira ngo umuntu wese washaka kumenya ubuzima bwa buri munsi bw'abana bavuka muri iyi generasiyo
abenshi twita Gen Z cyangwa abantu benshi bita Gen Z yo mu Rwanda kuko Gen Z bari ku isi yose n'uburyo bahangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi. Igitabo ni ingenzi ko bagisoma. Impamvu y'ubwingo ngiye kwanza njye ku rundi ruhande rutoya ni uko nanone hari igitabo nyine kirakize. Uvuze amateka none wibanda ku nkuru nyamukuru cyangwa ku butumwa nyamukuru buri mu gitabo, ariko hari izindi characters, hari abandi bantu bagiye bari ku ruhande bagenda bongeramo uburyohe muri iki gitabo. Hari sinzi ari nyina wabo cyangwa niba ari nyirasenge wa Cyusa, uri aho ngaho ufite umuntu urimo kumutereta, noneho Cyusa arimo arabibona, the same time na mushiki we barabiganiraho n'iki. Byaransekeje ukuntu bamubaza akabashaye, ubundi ariko nyawe yavuganaga na mama wa Cyusa, yavuganaga na mama wa Cyusa, ubundi agashaka kugerageza kubasobanurira, ubundi rimwe na rimwe ugasanga niwe bacyusa baganirije ibintu bumvishe ku ishuri cyangwa bumvishe mu bandi bana mbere yuko babibwira ababyeyi babo. Noneho nkibaza nk'umuntu nka Cyusa utarimo kuba mu rugo ngabe abanye na nyina wabo, ahubwo wenda akaba abanye n'umukozi n'urugero cyangwa undi muntu badahuje amateka. Tuvuge wenda umwana nka Cyusa avuka mu muryango w'abantu bacitse ku icumu rya jenoside, ariko umukozi wabo mu rugo ni wenda tuvuga akomoka mu muryango w'abantu bakoze jenoside. Noneho ukibaza Cyusa ageze ku ishuri yumvishe ibyo bintu, yumvisha amakuru, ariko kuko uyu niwe mutantine wawe, niwe mubana, niwe mugira mute, nawe aje kubaza amakuru straight. Ntaje guhita abaza umubyeyi we, aje kubaza uyu muntu. Mbisoma natekereje ndavuga Imana ishimwe Cyusa we yagize amahirwe yo kuba afite nyina wabo uri guhita amubwira, akanamubwira ari conscious, atekereza kuri Cyusa, amufiteho ibitekerezo byiza, amufiteho imigambi myiza, atari ariko noneho nibaza yaza kuba ari nk'umukozi utazi nawe state ye, utazi aho ahagaze ku mateka yacu, kuko buri gihe mu cyunamo nibwo ubona ukuntu mu Rwanda tugifite urugendo rurerure rwo gukira. Nimugorora nimo gusoma inkuru y'umuntu wacitse ku icumu abantu bishe, kandi si ikintu kibaye rimwe cyangwa kabiri, baye kenshi. Bikwereka nyine ingengabitekerezo ya jenoside igihari. None ntekereza icyo gihe ndavuga ibaze uramutse uri umubyeyi ntiwite cyangwa ukibwira ko umwana wawe akiri mutoya cyane, cyangwa kubera ko nawe bikomere bitakoroheye ukavuga uti sinshaka kubitekerezo, sinshaka kubiganiraho, sinshaka no kubiganiriza umwana wanjye, akaba yataha akaganira n'umukozi wawe utigeze uganiriza kuri aya mateka ngo wumve ahagaze, wumve niba afite ibitekerezo bizima biganisha mu kubaka igihugu cyangwa yarangiritse. Urebye nge iyo nkuru hari ahantu Cyusa akabaza tantine, bakabaza nyina wabo, niho hanyeretse uburyo hari ikibazo gikomeye cyane mu gihe haba hatabayeho intentionality, haba hatabayeho uburyo bwo kuganira bwateguwe neza n'aba bana. Agakura rero ari confused, afite version yo runaka yamuhaye n'indi runaka yamuhaye, bikaba byamugora, tukaza kuvuga n'ibyano mu Nyarwanda ariko bikaza kuza biturutse kure cyane kubera ko adafite aho ahera. So nagira ngo rero mbaje kuzanamo iyo kote kugira ngo abantu basome igitabo bumve ko harimo ibintu byinshi, harimo ibice byinshi bitandukanye by'ubuzima bwose. Harimo ibyo ngibyo bishekeje ngo nayo mbabwiye, harimo ibyo ngibyo bigutera gusoma ukagira ahantu ugahagaruka ukavuga amaze ntekereze neza, ibiteye bitya ariko biza ko biteye bitya byakabaye bimeze bite. So bamugana abana tudatekereza aho ushobora gusanga bahura n'ibintu birenze ibyo twebwe twibwira, tuvuga ngo nabana gusa, tuvuga ngo barajya mu ishuri ntawo bavangura, nta ringaniza ririho ngo bavuge ngo aba baragendera kuri aya manota bagendere ku manota, kumva ko nta kibazo bafite mu kuri, ibintu byose bimeze neza, amatara araka, bajya baduserereza ngo mwavutse amatara yaka, ariko ntumenye ko mu kuri kuko hari a silent battle yo gukira. Ndagira ngo rero tuse nk'abagaruka kuri uru rugendo, ababyeyi baganira n'abana babo, kandi ntabwo abantu benshi bafite training niba ariko nayita, ntabwo bafite ayo mahugurwa, ntabwo basobanukiwe uburyo bwiza bwo kuganira n'abana. Cyangwa wenda icyo reka mengitse kurana ndetse kukigaruka tubanze tuvuge ku buryo wowe ubona societe n'abana muganira n'iki, uretse na Cyusa abantu bazasoma mu bitabo bagasobanukirwa
uramutse uvuze ibibazo 3-4 bikomeye cyane generasiyo yanyu ihura, kuko icyo nangiye kukubaza kwa uburyo bwiza bwo kuganira n'abana intentionally ku mateka yacu, ariko ntarakigera ngo duse nk'abanza ku exposing ikibazo, duse nk'abanza kugaragaza ikibazo none tuze kugaruka ku muti nyuma. Iyo wowe witegereje mu bana muganira ndetse nabo nibyo ugaragaza mu gitabo, simpamya ko byose bine bigaragaje mu gitabo, byose nyuma yo kugisohora waganiriye n'abandi ugenda unasobanukirwa bimwe muri bibazo kurushaho. Iyo witegereje muri society, iyo urebye abo urungano rwawe muganira n'iki, ubona ibibazo bikomeye cyane bishingiye kuri jenoside yakorewe Abatutsi, ushaka kuvuga muri izo angles zose, iz'abana bavuka mu miryango y'abantu bavuye hanze, iz'abana bavuka mu miryango y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, iby'abana bavuka mu miryango ivanze, iby'abana bavuka mu miryango y'abantu bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, ubona ibyo ibibazo ari ibihe ku muntu ushobora kuba atarasoma igitabo azakikureje akagisoma cyangwa bikigura uyu munsi akagisoma, ariko ushaka kumenya mu buryo rusange ibyo bibazo aba bana barimo guhura nabyo babasobanurira gute? Urakoze cyane. N'ubundi igitabo umuntu yaracyanditse ngo agaragaze ibibazo, bibaye byiza umuntu yanabyandika ku cyapa ahubwo kugira ngo bishakirwe ibisubizo, bishakirwe umuti. N'urugendo ababyeyi n'abana bagomba kugiramo uruhare, kuko nandika ntabwo natekereza ko ari umwana uzagisoma, nubwo natekereza ko ari umubyeyi gusa, bose n'abashobora kuba babifataho imyanzuro ikomeye cyangwa bakabihereza umurongo bakabitangaho inama, byose bigakorwa. Ibibazo rero byose bijya gusa, nubwo baturuka mu miryango itandukanye, wenda ashobora kuba ari n'abagarutse mu Rwanda batinze muri za 90 irangira akaba ariko bagaruka, abana baravukiye mu buhunzi kandi ari muri jenoside yanjye, byose birashoboka, ariko ingaruka zose ziba zijya gusa. Haba harimo uru rujijo wavuze kuko bakubwira urasa na runaka utamuzi, cyangwa bakakubwira tutazigira nka runaka, wenda ari uwo papa cyangwa kwa mama ufunze, cyangwa bati wowe urabizi sha ukuntu ubundi bwari butumereye, kukubwira ibyo utazi byose bikagutera urwo rujijo bitewe n'imyaka ugezemo n'ibyo utageze usobanukirwa mbere, byose bishobora kugutera kwibaza ibibazo byinshi. Nibyo dushima byo kuba ubu ngubu amasomo menshi ashoboka ari gutangirana n'abana bakiri batoya bamenya amateka y'ukuri, kuko agize uwo baza wundi ashobora kumusobanura mu buryo bwe, ugasanga bibaye nk'uko babivugaga. Ikibazo cya mbere rero gihari ni urwo rujijo mu mateka rw'abana bakiri bato, utangira kubisobanukirwa bakuze. Ngira ngo imyaka 6-7 ishize nanditse igitabo, byinshi byarahindutse. Uko icyo gihe abantu tungana basobanukirwaga si cyo ubu ngubu basobanukirwaho. Uko umwaka umwe uzundi ukaza, urujijo rugenda ruvaho. Ikindi ni agahinda gakabije. Agahinda gakabije kagaragara mu buryo bwinshi, wenda hari uko amajenerasiyo atandukana niko buri wese agaragaza amarangamutima ye, kuko ushobora gusanga wenda nk'ababanje baragiraga agahinda gakabije bakajya mu nzoga gusa, ariko ubu ngubu wenda bagira agahinda gakabije bakaba basigaye banahunga, reka mbyite guhunga. Gashobora kugira agahinda gakabije kagatuma yumva adashaka kuba mu Rwanda cyangwa kuba muri ayo mateka, akavuga ati ndagenda nige, niniga hariya nzahaguma, ntabwo nshaka kugaruka mu Rwanda. No guhindura ururimi no guhindura indangamuntu akaba yabikora gusa kubera kumva ko adashimishijwe n'ayo mateka, ari ako gahinda k'iby'umuryango wabayemo cyangwa k'ibyo batarabasha kwakira, kuko nta rugendo yigeze akora rwo gukira, kuko atigeze amenya ko anarwaye. Ako gahinda gashobora kugaragara mu busanzwe, ugasanga ni umuntu n'urubyiruko rwacitse intege, akumva nta kintu yashobora, ntacyo azanigezaho bitewe n'iby'umuryango we wanyuzemo. Umuryango warakoze cyangwa se wakoze jenoside, hari ibihano wakatiwe, hari urugendo banyuzemo rw'ubukene, hari uko batararuvamo, ndetse no ku rundi ruhande ni uko akananirwa kumva ko we ashobora guhindura ibyo byose by'umuryango wiwe, akaba ataragize n'ayo mahirwe yo kugira uwo bajyanana mu gukira ibyo bikomere, akagumana ku gahinda gakabije. Mu gahinda gakabije ko havamo ibindi bibazo byinshi, ariko ubwo harimo ibyo bibazo by'urujijo, harimo ako gahinda gakabije kavamo ibintu byinshi bitandukanye, harimo gushaka guhunga amateka gukomeye, kubona gushaka kuba uwo mu Rwanda, ntabwo ushaka kwitwa umunyarwanda, ushaka kuba umunyamahanga wuzuye, nashaka urubemo ariko urubemo nk'umunyamahanga. Iyo tugera mu cyunamo urambara ekuteri, urebe filime, uryame usinzire, nikivamo uzaza ugenda uri umunyamahanga mu mutwe, tukubona witwa izina ry'ikinyarwanda, ariko mu mutwe n'ahandi hose nta sano na rimwe ushaka kujyana n'u Rwanda. Hagiyemo harimo cyane cyane mu gahinda gakabije, hagiye harimo
uduce twinshi dutandukanye tw'ibibazo ariko byose babihuriyeho harimo abumva badafite identite bakumva ntago bari gusobanurwa icyo bari cyo kubera amakuru menshi baherewe icyarimwe abashaka kubayobya abashaka kubigisha ibyiza bakumva ntibari gusobanukirwa gusa icyerekeranye gusobanukirwa icyerekeranye n'urujijo cyo rwose n'agahinda kabije biri gutera imbere bihinduka. uvuga ikirebana n'ukuntu abantu bamwe bo muri generasiyo bagerageza kwigira abanyamahanga nangwa ikinyibutsi inkuru nigeze gusoma mu gitabo cya mfashe nyibuke n'igitabo cya minisitiri umugabo wari minisita w'urubyiruko akaza kurira n'itorero ry'igihugu Bamporiki afite igitabo yise mitingi jenoside sinzi niba ukizi aganirizamo abantu bakoze jenoside abasanga mu magereza bagatanga ubuhamya bw'ibyo bakoze harimo inkuru ziteye ubwoba. Imwe mu nkuru yanyishe inkuru y'umwana w'umukobwa nyina yafashwe ku ngufu muri jenoside n'abagabo barenze umunsi umwe hanyuma bivamo iyo nda nyine yatwite iza kuvukamo uwo mwana. Umwana wavutse icya mbere ntabwo bazise bavuga ngo baganira bavuga bati arasa n'akana ariko ku mwana w'umukobwa we nta nubwo ashaka no kugira n'umwe muri abo ngabo asa nawe kuko ibyo bakoze n'ibintu by'indengakamere. Ariko na nyina uyu mwana kumubona bimwibutsa ibikomere gusa mwibutsa ibintu byamubayeho bita abanyarwanda bishaka izina ryiza babyita gahomamunwa ibintu birenze ibyo umuntu atekereza. Noneho uyu mwana bamubaza uko yiyumva n'icyo atekereza aravuga ngo we yumva ashaka kuzashakwa n'umunyamahanga akava mu Rwanda. Narabitekereje nishyira mu mwanya w'uwo mwana ndavuga wa mugani uramutse uri nk'uyu mwana ukuri ubuzima wawe baho wumva umeze ute. Amateka yacu nk'abanyarwanda ashaririye agoye akomeye ariko nyine n'amateka tugomba kuganira n'amateka twisanzemo tugomba kumenya uko tubana nayo. Binangarura ku ngingo nari nashatse kukubazaho mbere nshaka noneho dusa nk'abayigarukaho uburyo bwiza bwo kuganira n'abantu uburyo bwiza bwo kubafasha abantu barimo guhura no gahinda gakabije abantu barimo gukura n'urwo rujijo kuko mba nibwira mu mutwe wanjye ko uramutse ubaganirije uko wiboneye ushobora kubateza ibibazo byinshi no kurushaho ariko nashobora kuba ntari mukuri nshobora kuba ndi wrong. Unagira ngo dufashe uburyo bwiza bwo gufasha abo bana yaba ababyeyi yaba abana bagenzi babo uburyo bwiza bwo kumufasha umufasha gute? Igisubizo cyanjye gishobora kuza kuba kituzuye neza kuko ni ukwiga ni ukubiga kandi twibuka ko umuntu wese aba ari ukwe ntawe usa nk'undi gusa generasiyo iba ifite ibyayo gusa nka generasiyo ubwo ndi kuvuga ya nyuma ya jenoside n'abanyuma cyane nk'uko bavuze n'abana bavukiye mu matara ni abana nubwo batose gutya kubera ibikomere bitagaragara ariko bafite nanone n'uko bakuze bitandukanye n'ababyeyi babo bafite n'ururimi bakunze kumvamo kuko nkanjye nkiga muri kaminuza umuntu yaravuga ati hari bube ibiganiro akinginga agafunga ahashobora gufungwa agatega n'abantu ku muhanda ntibasohoke ko avuga ati iki kiganiro ni ingenzi kiragira akamaro ariko muri kaminuza wenda irimo nk'abantu 8,000 akaba yabona nk'abantu 50 kandi ntakatagize ngo abinginge ngo bazi ariko akaba yababwira ati uyu munsi hari buze kuza umuhanzi runaka twese dukunda muze kugerageza muboneke ubinginga ugasanga barinze umubare w'ababa mu ishuri babaye 9,000 ukavuga ati hariya izi naza runaka naza bakunda akatangiramo bya biganiro mushaka gutanga ese baraza kubyumva cyangwa nibajya kubivuga bararangara niyongera kuririmba bamurebe. Ni ukuvuga ko baragoye mu kubasha kubumvisha nta kugorwa kundi
ni uko buri gihe iyo umuntu mukuru ajya kubaganiriza akenshi batishyira mu nkweto zabo, ahubwo ashaka kubaganiriza nkabo, ati sha uzi ibyo nanyuzemo, uzi ibintu byo tubayeho noneho uri kwigira gutyo. Ubwo nubitangira gutyo, nutagira ikiganiro cyawe ushaka kubanza kumvisha ko hari ibyo warwanye nabyo, biraza gutuma nabo bagira resistance z'ukuntu bashaka guhangana, bitume nabo basenya kumva se wowe uzi iki. Igihe uri bushake kumubwira ngo ngaho nawe mbwira noneho uko wiyumva, ese ubyumva gute, uratekereza iki kuri ibi, araba yamaze kuva muri iyo mood yo kuganira nawe. Ntekereza ko icya mbere no kubanza kubumva. Wenda duhereye aho ngaho nibwo n'umuntu n'aba expert babimenyereye, ko nkanjye ntabwo mbimenyereye cyane, bamenya aho bahera babafasha. Bagafata abana runaka, urugero runaka rwabo bashaka, bakabanza bakumva mbere na mbere ko biyumva, mbere na mbere ko batekereza ibi bintu. Kuko niba twavuze ati turatanga ikiganiro runaka, tutagitanga aha n'aha, nugenda ukagitanga ukavuga ati nyuma habe iminota 5 yo kubaza ibibazo, nibyo koko barabibaza, abakurikiye abagize n'amahirwe kuba barasobanukiwe. Ariko se wa wundi ushaka kubanza ukamwumva, ukanaza kumenya aho uhera utanga icyo kiganiro cyawe, byo biraza kugenda gute? Ntekereza ko uburyo bwiza bwo kubaganiriza ni buri wese ku giti cye kubanza kumva ahageze. Ahageze muri uru rugendo, kanamubaza, ushobora kubaza umuntu w'imyaka 27, 26, ugasanga ibitekerezo byo kubyerekeranye na jenoside yakorewe Abatutsi birangana n'iby'umwana w'imyaka 5. Kuko ati njye sinzi byabaye, sinzi ninde wishe undi, sinzi, kuko mpora numva bitandukanye. Urumva yahaye amatwi buri wese wamubwiye, kugeza n'ubwo nagaze umubwiza uko utavuze uti simbizi, rero nanze kwivanga muri politiki, njye sinivanga muri politiki, mu binkoreho. Uri kumva ko haracyari mu rugendo rwo kubanza kubumva mbere na mbere, kumva se bafite ibihe bitekerezo kuri iyi ngingo, ese tubafashe gute, tubibakuremo gute, yakora ibindi, yakora business, yazanga akakora neza, ariko umurinde kumwinjiza aho ngaho. Kandi uhatinye wese, uri kwakwepera wese, ntabwo namukondana cyane, kuko afite icyo ari guhunga kiri kumubabaza cyangwa ashaka kumutoneka, uko biri kose hari igikomere ari guhunga. Kuko uramutse nta gikomere ufiteho, ni nkuko nanjye bambwira ati genda muri Amerika ukora iki n'iki, nta kintu bindebaho, ndazambikora nkuko ngomba kubikora. Ariko kuko ahunga, kuko atashaka kubyumva, ni uko koko bibakoze ku mutima. Kuba bikoze ku mutima byo biriho, numva icyambere kugira ngo tubashe kumenya icyo tubafasha. Kuko nanjye ntabwo mbizi neza icyo nzi, nuko bagomba kumva mbere yo kubwirwa, kuko ntekereza ko bari kumva byinshi ku mateleviziyo, ku maradiyo, mu biganiro, mu midugudu, ariko noneho nibagira igihe bababwira ati nabo bandi badafite ikintu kinini bazi, atari nko kuvuga ngo ngewe nimbabwira narumvishije byinshi, nateze n'amatwi abandi. Noneho wa wundi utakunze kubivuga wese urabyumva gute? Kuko icyo nicyo azahereza abana be, icyo nicyo azahereza abazayobora, n'abafite business, n'abafite ishuri, nicyo azatanga. Babanze babumve, bamenye uburyo babaganiriza. Kimwe mu bintu uvuze gikomeye nongera kugitekerezaho, ni ukuntu rimwe na rimwe Abanyarwanda, cyane cyane nk'ababyeyi bacu, ngira ngo ab'urungano rw'ababyeyi bacu, akenshi ibintu byose bifite aho bihurira n'ubuzima bw'igihugu bihita bihinduka politiki. So it's unfortunate, ntabwo ari ikintu kiza kuba amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi afatwa nka politiki, ku buryo ushaka kubiganiraho n'umuntu akumva umujyanye muri politiki. Nyamara ari ubuzima bwawe bwa buri munsi, ari ubuzima uhura nabwo mu rugo, ari ubuzima bw'umuntu mwicarana mu ishuri, ari ubuzima bw'umuntu muzakorana mu kazi, ari ubuzima bw'Abanyarwanda bwa buri munsi. Nawahakana ko hatari igice cya politike cyabyo, kuko nusobanura aravuga ati politike mbi yegereje abantu hanaha. Ariko nanone uwavuga ngo ni politike gusa yaba yibeshye, kuko iyo politike yagize ingaruka ku buzima bwawe bwose, ku buryo ari ikibazo kuba umuntu yashaka guhunga politike bikarangira atanatekereza no ku bandi bantu agendana nabo n'abakorana nabo. Kuko kuvuga ngo uraza wenda tuvuge nk'abangana nanjye cyangwa abanduseho gatoya ariko turi mu rungano, kuvuga ngo sinshaka kumenya ibya politike nkaza gukorana n'umuntu
mama w'inshuti yanjye wasigaye ari umwe wenyine iwabo, umuryango w'abantu 32 wishwe umunsi umwe, arokoka afite amezi 7, ari umukobwa w'amezi 7, uruhinja rw'amezi 7. Ibaze rero uvuze ngo sinshaka gutekereza kuri politike, sinshaka kuba umunyepolitike kandi ukorana n'uwo muntu muri buganire, muri buvugane, ari inshuti yawe, muri muhuriye mu bikorwa runaka bitandukanye, kudashaka kwivanga muri politike kuko wabyise politike, biraza kurangira udashaka no kumenya uwo muntu kuko ubuzima bwe bwose buhinduye politike. Nibaza ko ari kimwe mu bintu dukwiye guhinduraho imyumvire, nubwo udashaka kwivanga muri politike ariko ntabwo uzabura kwivanga mu buzima bwawe, mu buzima bw'abaturanyi bawe, mu buzima bw'abo mubana, mu buzima bw'abo mugendana. Sinzi ubundi wowe byumva umuntu the best approach ku muntu wakubwira ngo ibyo bintu ni politike umufasha gute? Ibyo byo ntabwo bibura, buri wese aba yumva ari politike, cyane cyane muri generasiyo yacu. Ariko nanjye njya mbabwira ati mureke kuba nko mu gihugu nk'abari muri ghetto. Ghetto niyo umuntu ishobora kugira ikibazo ukabwira landlord ngo usakare, yagira ikintu bati ibyangiritse nk'ino bikore, cyangwa ugashaka n'ahandi urare kuko ukayireka. Ubuzima bw'igihugu usanga igihugu nyine ari twe, ari ubuzima bwawe, ari ubuzima bwanjye, ari ubuzima bw'undi, ubwo bukaza kugirwa hamwe bukaba ubuzima bw'igihugu. N'amateka ni uko nguko, kuko ibi turi kubamo igihe kimwe bizitwa amateka. Ubwo niba ari ubuzima bwa kera bw'igihugu, ubwo nicyo twita amateka, ukaba ari bwo wise politike, ubwo ni ubuzima uri kubamo nonaha, ubwo ni politike. Wowe uri gushaka kuba ahantu udashaka kuhasakara gusa, ushaka kuba abantu gutyo gusa, kandi ni ubuzima bwawe n'ubuzima bwa Vitali n'ubuzima bwandi buri buze kugira hamwe bukazitwa amateka igihe kimwe. Nubwo buzima dushaka kurebamo nibyo koko iby'u Rwanda byo biragoye. Njyemo numva ndi no kubumva ko bagirize reactions ku giti cyabo, kuko biragoye kubyumva, birababaje, nibyo koko. Ariko nanone n'ubuzima n'ubuzima bwawe budafite ahantu uri buhungire, ikintu kikurimo ntabwo uri bugihunge. Nuhunga iby'undi, ibyawe bitajya bikubangamira. Ni inzozi uri bugire, urabihunga, ariko n'ubundi nta hantu uri bucikire. Rero ikintu cyiza nyambona ni uguhangana iyo bibaye ngombwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ugiye guhangana n'icyo kintu kiri gushaka kukubwira ngo bisige, kuko ntekereza ko iyo urenze ahantu utahasakaye, reka mvuge ko cyangwa ari nk'icyo ukakirengaho, baba bati ntago bindeba, utagisibye, nataba wowe wongera kukigwamo asaba uwawe, uzababara uvuga ati kubera iki ntagisibye icyo gihe. Ariko iki gihe ufite umwanya, icyo gikomere gisibe kirangire, gishobora kutakwereka ko gihari ubu ngubu, ariko imyaka iza wabyara, wagira n'abuzukuru, ugasanga nibo bonyine uri kubiraga noneho. N'uwo mushiha, n'ubwo bugome uri gushaka kubahereza, udashaka kuvuga ku bintu, urababaye. Kandi nyamara icyo gihe wari wegeranye n'abaganga, wari wegeranye n'abantu bakuru, wari wegeranye n'ababyeyi, ushobora kwisangamo ukabemera ukavuga kuri ya politike yawe, ariko wowe ugakira n'abawe, ugasiba icyo. Kuko kuba byakitwa politike cyangwa bikagira irindi zina, tubikureho, ariko byibura twisane, dusane ibyacu, dusane abacu, kuko nibo nyuma na nyuma bari kwitwa politike kandi atari politike. Hari abasore n'inkumi bo batabifata nka politike, ahubwo bashobora kubihunga kuko badashaka kubabara. Bakavuga ati mama yaciye mu bintu bitabaho, sinshaka kubyumva, birababaje cyane mbyumvishe, nakwiyahura cyangwa nagira nabi cyangwa nagira nte. Bene abo ngabo iyo muganira simvuga ko nibyo biranababaje cyane. Hari n'ibintu bivuga ati reka mbyirinde kubyumva, ibyo birababaje, ndumva byaba bindenzeho. Ikibazo cya mbere, niba ko kumva bikomeje udashaka kubyumva, ariko ukaba wumva wowe n'umutima wawe uhamanya yuko ugiye guharanira ko bitazaba ku wundi n'umwe, ntibikurememo urwango, ahubwo bikakuremamo inshingano zo kumva ko ntabwo bigomba kuzongera. Nubwo utabyumvishije, uhorana inshingano zo kumva ko aho uri hari amahoro, aho uri nta kibi, ntawe uri gutanga amakuru mabi, nta kibi kiri buvemo aho, hatavuyemo amasomo mabi mu kwanga kubyumva, ahubwo havuyemo amasomo meza.
njyewe ku bwanjye kako ntari n'umu expert mu kuganiriza nakumva nta kibazo ariko niba wanze kubyumva ugashaka no kubihuga ugashaka nawe no kumuhunga njyana kutajya kubwira ukamuhunga no mu gihe akeneye ufasha n'umuhe aho ukaremamo urwango rwa benshi udashaka no gufasha bikakuzanamo ikintu kibi ubwo wamaze kugira ibikomere bidasanzwe ahubwo wowe wabimurushije ariko niba udashaka kumwumva mu buryo bwo kwirinda ariko uvuga ati ibiki nzi ndaharanira yuko ibi bintu nabyushije ari bibi bitangira mu tuntu duto bitangira mu kumva turi kubwira Vitali ngo tumwange dore n'umunyamakuru tumwange birangire ibyo byose nzabyirinda ntawe ngira irwango nzamufasha nkeneye njyewe nakumva nta kibazo gusa uri buvanemo ibindi bibi nakumva nawe wakomeretse cyane. Biratangaje ukuntu njyewe iyo umwana ambwiye nk'icyo cyane cyane iyo ari umuntu hari abantu banga kureba filime inzira externe n'ubundi ntawe zihuriye n'ubuzima bwawe cyangwa n'ubuzima bw'abawe hari uwakwanga kumva indirimbo zo mu cyunamo simbizi kubera impamvu ntazi ariko ku muntu ufite umubyeyi n'urugero wagize ibikomere ukagira amahirwe agashaka kuganiriza iyo ngize amahirwe yo kuganira n'umwana ubihunga ndamubwira it's the least you can give nicyo gito watanga ku mubyeyi wawe nigeze kujya muri launch y'igitabo cya Pastor Antoine Rutayisire cyitwa Reconciliation is my lifestyle nicara n'umumama noneho abari bari imbere na minister wa Minubumwe yari ahari yatanga ijambo asa nk'umushishikariza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi gufungukira kuganira ubuhamya bwabo no kubuvuga kuko bifite uko bibakiza n'inshoranye no mu mama urebye byakozeho cyane aramfata ukuboko arankomeza atangira kumbwira ngo ibintu ngiye byambaye yose nabivuga arambwira ngo nk'umuntu nabwira gute abana banjye n'abakobwa nababwira nte iby'interahamwe zankoreye kandi ndi mama wabo urumva nahise menya kirimo ashaka kuvuga ariko ndeba ukuntu ahuye na stranger n'ubwa mbere yarambonye n'ubwa mbere narimubonye noneho kubera uburyo ahantu turi hameze n'ibirimo kuhavugirwa bigatuma abasha gufunguka akaganira akanemera kuganirira umuntu atanazi kuko wenda abaye willing yemeye kumutega amatwi ndavuga twe ntabwo twavutse muri generation tubasha kujya guhagarika jenoside nk'uko abandi bangana natwe ubu ngubu icyo gihe banganaga natwe uko tungana ubu babashe kubigiramo uruhare ariko muri iki gihe hari umusanzu twatanga nk'uwo watanze wo kwandika igitabo umusanzu twatanga wo gutega amatwi tukumva abantu ibaza ngo ni ngombwa cyane ko aho umuntu ashobora kugira icyo akora uyu munsi ntabwo twaganiriye ku gitabo cyawe twaganiriye ku bikigize rero agiye nandikamo ibibazo ngenda mubaza ariko ntabwo byadukundiye kubera igihe umwanya mutoya dufite gusa nibaza ko ari ikintu cyiza kubera ko rwa rubyiruko tuba tuvuga tutabasha no kujya mu biganiro bene ibi byo barabireba ibi byo kuri YouTube tugashyira kuri Instagram byo barabireba n'ubundi ubutumwa bugatangwa ndizera ko nibidukundira tuzagira undi mwanya wo kuganira kuri Rebounce ariko noneho tukagira undi mwanya uhagije wo gusubira kuri iki gitabo noneho twinjira muri content zacyo nagira ngo rero dusoza ugenere ubutumwa abanyarwanda muri iki gihe tugiye kwinjiramo kuva umunsi w'ejo ushaka kubagenera muri rusange ariko wanagenera by'umwihariko ururungano sinzi ukuntu bahita mu kinyarwanda igisekuruza ikisinze wabagenera ubutumwa muri bihe tugiye kwinjiramo by'icyunamo kuva umunsi w'ejo tunagana ku musozo. Mwakoze cyane ubutumwa ku banyarwanda bose mbere na mbere no kubakomeza no kubihanganisha ntabwo biba byoroshye yaba ari imikino cyumweru ariko n'iminsi 100 muri rusange ntabwo biba byoroshye cyane kuko abenshi nibwo ubuzima bwabo bwahindukiriye bugasubira inyuma bugatangirira kuri zeru bugatangira nta kintu bafite nta ngingo zose bafite ubuzima bwo mu mutwe bukangirika rero no kubakomeza cyane tubaha icyizere cy'uko ntabwo bizongera ukundi ngo bizasubira kandi ntabwo bari bonyine urungano tungana rero nkuko nakwandikiye mu gitabo nta muntu n'umwe nifuriza kuba yakonja munsi y'umukororombya dufite amahirwe
abantu bahora bavuga ngo dufite leta nziza ariko none kavuga ngo dufite amahirwe nk'urubyiruko dufite iwacu heza kamuvuge gutyo kugira ngo wenda bareke no kuvuga ngo ni politike cyangwa ikindi dufite iwacu heza iyo ufite iwanyu heza barabizi bavangura umwana mu bakire dufite rero iwacu heza reka tubikoreshe icyambere icyo cyizere igihugu kiduha natwe tugiprofite dukire ibikomere tubikiza abandi twubaka u Rwanda ruzira ibikomere kuko nyuma na nyuma igikomere nicyo kigusubiza inyuma ntabwo tuzavuga ubudaheranwa tugifite ibikomere kandi tuzahora twibuka imyaka 1000 2,000 3,000 inshingano rero ziremereye nko gukomeza kwibuka ibyo utabayemo bisaba imbaraga zidasanzwe bizadusaba kwirenga ubwacu tukamenya amateka y'ukuri tuzabasha kubwira abana bacu nabo bazabakomokaho nabo bakabasha kuyatanga neza kugira ngo hato tutazibagirwa ibyabaye mu Rwanda bigasubira kandi duhora tuvuga ngo ntabwo bizongera ukundi ntaba ari twe rero bigomba kuzapfiraho ntaba ari n'abana bacu kuko nitwe twaba twarabaye ntaba ari n'abana b'abana bacu nabo bazagira izindi nshingano zo kuvuga ati ntabwo bizongera ukundi dusaba rero gufata ingamba zidasanzwe ibikorwa byo kwibuka tukabigira ibyacu nk'abazabisigarana ngo babirage n'abandi ndetse n'abarokotse tugakomeza kubaba hafi kugira ngo bo nk'umurage dufite wa hafi badusigire byinshi ari ukubyandika ari kubishyira mu mafilme uko tubishoboye kose kugira ngo dusigare twiteguye kuzasigarana izi nshingano neza ndetse twubaka n'iwacu heza. Urakoze cyane. Sinzi niba hari ubutumwa ufite ku banditsi bangana nawe bashobora kwitinya uvuga turacyari batoya ntabwo dufite icyo kwandika cyangwa se n'icyo twakwandika ntacyo cyaba kivuze cyane ko hari abandi badusha experience nabo uramutse ufite icyo wababwira wakibabwira noneho no kwandika ku mateka yacu by'umwihariko. Ntabwo biramenyerwa nuko tutabivuzeho neza kuko n'umuntu nakubwira ati wanditse iki kuri jenoside kandi uravuze nyuma yayo ariko mu gihe cyose ibihe byose ubuzima bw'abanyarwanda buzakomeza kandi buzakomeza twibuka ko jenoside yabayeho. Hari icyo wavuga ikinavuzeho nta wundi wari warakivuzeho nta n'undi uraza ngo abishyigikira bivugeho kandi abizi ko inkuru zirahari urazumva ndazumva izo ngizo mu kwandika nizo zizafasha bya bitabo by'abarokotse kuzabwira abana bacu ko bashobora kuzagira ngo nta sano na rimwe dufitanye n'amateka cyangwa se jenoside yararangiye twebwe tuvutse nta gikomere nta cyabayeho nyamara ibyo byose nibyo bikomeza kuduhuza n'amateka yacu. Biragoye ariko birashoboka wabyandika kugira ngo bizafashe u Rwanda rw'ahazaza n'igihe utazaba uriho bazamenye ko u Rwanda rwari ruhari muri iyo myaka. Kuba tugaragaza ko dufite ibikomere ntabwo ari ikibazo cyo gucika intege ni ikimenyetso cyerekana urugendo. Ntabwo bazumva ko twavuye muri 1994 ngo twikubite muri 2025 gutyo gusa nta kibazo kibayemo nta ntambara ari ibisubizo gusa tugenda tunyerera. Oya hari urugendo ari narwo umuntu aba ari kwandikaho kugira ngo ruzabe nk'ivomero ry'imbaraga ku bandi. Wakandika rero bibe bitoya bizagira uwo bifasha bibe byinshi bizagira na bake bifasha cyangwa benshi. Ni ugutinyuka tukabishobora tukagira natwe umurage dutanga tukagira impano duhereza abaturi inyuma kuko igihe gikwiriye bizaba biri gufasha benshi. Ntabwo bakwiye kwitinya nanjye ntabwo ndi mukuru cyane noneho wongewe n'ikintu cy'uko ndi umukobwa kandi abakobwa bagiye bavuga ngo ntabwo bashoboye ngo ni iby'abahungu ngo bo ntabwo biri buhite byoroha nta n'ikimwe kitoroshye. Ndumva byose ndi mbirimo ndi mutoya ndi umukobwa byose kandi byarashobotse n'icya kabiri cyarasohotse ni ukuvuga ko niba narabishoboye nawe wabishobora nta kidasanzwe birakomeye ariko ibikomeye buriya nibyo biba ari byiza. Kuraje cyane rero namwe muzakomeza kubafasha nanjye mba mpari bizagenda neza. Urakoze cyane Lorette. Murakoze cyane nawe. Urakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu wakoze cyane gusangiza abadukurikira ubutunzi bwinshi ubumenyi bwinshi ubwenge bwinshi ubitse kandi ndizera ko n'ubutaha tuzongera tukaganira tukabana tukaganira kuri aya mateka cyangwa no ku zindi ngingo zitandukanye. So ndagushimiye cyane. Ndashimira n'abadukurikira ikiganiro nk'uko nabivuze cyitwa CNN podcast gica kuri TV10 buri cyumweru ku cyumweru kuva saa 9:30 kugeza saa 10:30
ariko mushobora no kugikurikira kuri YouTube channel yacu ya Christ for the Nations Ministries. Njyewe twari kumwe nitwa Vital Muvunyi naho ku cyumweru.